urabona muri iyi nzira naratangaye, uzi ko iyo Yesu ushakatse kumukwepa arakwihorera ariko aragutegereza. Esikariye yose wasimbutse mu nzira ijya mu ijuru uzayigarukaho, arakwihorera ugatera imbere ukagera ahashoboka hose. Ariko ingeso wanze guhindukaho nta hantu uzagiye. Iyo tubambwa si twebwe tubambwa, ntaco dupfa n'Imana. Imana ntitwanga, irashaka kubamba kamere yacu. Ushobora kunyura kwibuye ukaritsitaraho ugahita urivuma, shitani yanteze ibuye. Kumbe ni Imana yagira ngo ikwereke ko umunwa wawe uvumana ikoresheje ibuye. Niba uri umukristo utinyuka kuvuma ibuye, ejo uzavuma umuntu byemere. Haguhita ubwira Imana ati Imana ndagushimiye ko unyeretse ko umunwa wanjye uvumana, ubu ngiye kwitoza kubamba uko kuvumana kugeza igihe umunwa wanjye uzahinduka ukavuga ibihesha abandi amahoro. Dufite ubwoko bw'abakristo mu rusengero baba basa na marayika w'Imana, ariko iyo umusanganye n'umukozi ukamusanga hacururiza, ukamusanga mu rugo wenda bashiririje, nibwo umenya neza uwo ari we. Kubera iki? Bakwefye umusaraba, bahinduka abayoboke b'itorero, ntibahinduka kuba abana b'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Bambonye bwa mbere nitwa Desire, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Ni byiza kureba ab'Imana bateranye kandi bakundanye, umwuka wera bazengurutse. Amateraniro yera ni meza cyane. Wagize neza ko waje guterana, Imana ibaho umugisha. Ndashimira abayobozi bahisemo ko naza gusangira namwe ijambo ry'Imana. Nari ndi hano ejo, n'uyu munsi n'ejo nzaba mpari. Kubo twabanye ejo twaganiriye ijambo riri mu Bakorino. Paulo yavuze ngo icyo nahawe n'umwami kumenya nicyo nababwiye nanjye. Hanyuma aravuga ngo Kristo yarabambwe, arapfa, arahambwa, arazuka, yereka abigishwa. Kimwe mu bintu byagoye amatorero ya Kristo mu Rwanda ni uguhuza ubuzima bwa buri munsi n'ijambo ry'Imana. Iyo umuntu asomye ngo Kristo yarapfuye, arahambwa, hanyuma arazuka, yereka abigishwa, uba wumva nyine biraho. Mu mwanya muto ndi bumara imbere yanyu, nagira ngo dufatanye guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, ariko bitari kubihuza mu bwenge, ahubwo nuva hano ugerageze kujya kwitoza guhuza ibyo wiga n'ubuzima bwawe bwa buri munsi, uzabona umusaruro mwiza. Bizakugira umukristo ukomeye, umunyambaraga, ushobora kunyura mu bihe byose ntuhungabanywe n'imiyaga iyo ari yo yose. Nagira ngo dusome Yohana 19 umurongo wa 17. Yohana 19 umurongo wa 17, tugeze ku murongo wa 19. Yohana 19 umurongo wa 17 haravuga ngo asohoka yikorereye umusaraba, agera ahantu hitwa Inyabihanga, mu Ruheburayo hitwa Igorogota, bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushira ku musaraba rwanditse ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Amen. Inyigisho nayiteguriye abantu bakijijwe, abakristo. Umuntu ari hano atarakizwa, ntekereza ko ntawe uhari, kuko harabigisha babanje kandi basengeye abantu, ntekereza ko wakijijwe. Hanyuma abaye utarakizwa, nicyo cyemezo cyiza wafata mu buzima ukazarinda upfa uticuza, ni ukwakira Yesu mu mutima wawe akaba umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Hanyuma abantu ngiye kuganira nabo rero n'abantu bakijijwe, nibo nateguriye inyigisho.
Bibiliya iratubwiye ngo asohoka yikorereye umusaraba. Iyo ni ijambo rya mbere. Haleluya. Murebe hano mbabwire, abari kwandika mu byihorere, buri muntu wese agira umusaraba we. Iyo Bibiliya ivuze ngo asohoka yikorereye, niwe yarawikoreye umusaraba we. Umuntu umwe yigeze kuba ari mu buzima buramugora, arangije ajya gusenga abwira Imana ngo ndarambiwe, ubu buzima ndabwanze, aho byahereye. Nijoro arasinzira, arota ahantu hegetse imisaraba myinshi. Ijwi riramubwira ngo nagenda ahitemwo umworoheye aba ari we atwara. Uwo ateruye wose agasanga ntawubashije, n'undi ateruye agasanga ntawubashije. None haza kugera kuri umwe yumva we yapfa kugerageza, aravuga ati uyu ndumva ashobora kugerageza. Ijwi riramubwira ngo uriya ngo ni wowe wari uwawe nuko utari ubizi. Ndabizi neza ko umusaraba wanjye utawubasha, kandi n'uwawe sinawubasha. Buri mutima wimenyera uwawe umubabaro. Bibiliya iratubwiye ngo asohoka yikorereye uwe musaraba. Ikintu dukora rero ni ugukwepa imisaraba yacu. Turashaka ko abandi bayidutwaza, rimwe na rimwe tukabarakarira. Hari ubuzima bubiri abakristo babamo dukwiye kwiga gutandukanya. Iyo umuntu agikizwa, Imana iramutetesha ikamuha amata, yasengera ikintu 30 Imana ikabigisubije. Ariko hari n'igihe umuntu ageramwo cyo kubambwa. Yewe si natwe tubambwa, habambwa kamere, ariko ikiguzi cyabyo nyine uzacumva. Niba Imana itaratinye kubamba umwana wayo akajya ku musaraba, ntabwo izatinya Desire. Ntabwo wagira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ntabwo waba umukristo mwiza utaranyuze igorogota. Ntabwo bishoboka. Gukizwa n'ubuntu, gukizwa no gutsindishirizwa, nta ruhare rwawe rurimo, n'ubuntu Imana ikugirira. Ariko urabona Yesu ukuntu yigishaga, yatangira ari ngwino urebe, agakora igitangaza, abantu bakaza gushaka imigati no gukira indwara, abantu benshi bagahurura. Hanyuma akabwira bamwe ngo nkurikira. Uwo muntu aramubwiye ngo nkurikira, yari afite ahantu amutunganyiriza kugera ku rwego avuga ati ntimukira abagaragu murabigishwa banjye. Abantu benshi baheze muri ngwino urebe, baraza basanga mu rusengero, turashima ko twabyaye, twarongowe, twateye intambwe, twazamutse mu ntera, bahita bafatiraho basaba ibyo batazi aho twanyuze. Imana igira ahantu itunganyiriza abantu bayo. Icyo gihe rero bisaba kwemera umusaraba wawe. Asohoka yikorereye uwe musaraba. Imana igira ahantu itunganyiriza abantu bayo kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose. Asohoka yikorereye uwe musaraba. Umusaraba ushobora kuba muri business. Umusaraba Imana iyo yashatse kubambwa ishobora kubikoresha umugabo wawe kandi mukundana. Ishobora no kubikoresha umugore wawe akaba ari uguhindukira umusaraba ubambwaho. Ishobora no kubikoresha inshuti yawe magara. Ishobora no kubikoresha umuntu wese Imana ipfa kuba gusa yatanze ugurusha ngo ubambwe. Asohoka yikorereye uwe musaraba. Ntabwo nshaka kuvuga ubwoko bw'imisaraba, ariko ndatekereza uko tungana uko niko buri wese afite umusaraba we. Iyo ugerageza kwikuraho umusaraba wawe ukawushira ku bandi, ukajya ubona ko abandi ari bo batabikoze neza, batakwitayeho. Urabona dufite ubwoko bw'abakristo bafite agakiza koroshe kagushwa n'amagambo gusa, mu gihe abo twakomotseho bajugunyiwe intare, bakerezwa inkerezo, batwikishwa umuriro ntibagwa. Ariko twebwe mwene data yagwaye ntibamusure, bishobora kuba impamvu yo kugwa. None ikibazo nsigarana ni kimwe, abo tuzabyara niba dufite agakiza koroshe gutyo, abo tuzabyara bazaba bameze bata? Hari genya nibaza ubu nzahagarara ku murongo umwe na Paulo nanjye bangororera nkurikije intege nke mfite. Ariko
imana yafashije Pawulo niyo mana yawe. Imbaraga zafashije Petero kwemera kubambwa acuramye nizo zagufasha nawe ukikorera umusaraba wawe neza. Asohoka yiyikorereye uwe musaraba. Nagira ngo uyu munsi ngutinyure urebane n'umusaraba wawe, ububwire ngo wa musaraba ndashaka kukuzamuka, ndashaka kukubambwaho, kandi higa yo kubambwa ndaza kubabwira ibiriyo. Asohoka yikorereye uwe musaraba. Hanyuma agera ahantu hitwa Igorogota. Abayuda ntabwo bashingura muri karitiye abantu batuyemo kugeza uyu munsi. Bashingura inyuma y'umugwa, ni wo muco wabo nikomeza. Kuva aho Yesu yikorereye umusaraba kugera aho yabambwe ni nk'ibirometero 3, hari inyuma y'umugwa Igorogota. Nagira ngo mbabwire akantu ntimuzakibagirwe. Yesu ntiyabambwe mu cumba, ntiyabambwe muri saro, ntiyabambwe mu gikari, yabambwe inyuma y'umugwa Igorogota. Hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo icyo twise umusaraba akavuga ati nzabambwa mu cumba. Ikigeragezo kitaragushira ku gasozi ntikiba kirakomera. Nta muntu ubambwa mu cumba, nta muntu ubambwa mu gikari, ni Igorogota. Iyo bigitangira uba ushaka ko biba mu gikari, biba mu cumba, biba hafi, ntagire abantu bazabimenya. Iyo Imana ishaka kubambwa ikujyana Igorogota. Muracankunda nkomeze? Navuze ko ari abakristo bonyine ndiho ndabwira. Yabambwe Igorogota. Ntabwo nzi umusaraba wawe kugejeje. Urabona dufite imbogamizi nyinshi z'agakiza. Dufite umuco wacu utemera ko tuvugisha ukuri no kwihagararaho, ushaka kumenya ubuzima bwawe wenyene, kandi birumvikana wakuriye iwanyu mufite utuyenzi twanyu n'agasekuro kanyu muri individualisme, ariko hari ubwo Imana igusohoramo ikakujyana Igorogota inyuma. Asohoka yiyikorereye uwe musaraba, bamujyana Igorogota, abari habambwa. Ntabwo nzi aho mugeranye na Yesu. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo bamubamba hagati y'ibisambo 2. Akigerayo igisambo kimwe gihita kimutuka. Ariko nagira ngo dufatanye gutekereza. Umuntu utukana ubambye atarabambwa yarameze ate? Niba umuntu ashobora gutinyuka agatukana abambye, buriya atarabambwa yarameze ate? Uzi ko abantu bose banyura hano hepfo ku muhanda bazi ko twese tubambye, bazi ko turi bamurokore, ariko mbabwiza ukuri hari abantu babambye batukana. Ni umukristo avuga ko yabambanywe na Kristo akazukana nawe, ariko abambye atukana. Abo nabo ni ngombwa mu buzima. Hari igihe Imana ibemerera ko tubambanwa, atari uko itwanga, ari ukugira ngo nyine itumenyeshe ko nabyo bibaho. Ku rundi ruhande hari undi mugabo nawe ubambye, byibuze aruhura umutima wa Yesu. Aravuga ngo rata, twebwe turazira ibyo twakoze, wowe turabizi kuri umwana w'Imana, nugera mu bwami uzanyibuke. Ibyo navuze byose nta kantu karyoshe karimo, ariko ngiye kubabwira akantu karyoshe. Ntabwo mu buzima uzahura n'abagutuka gusa, Imana izaguha n'abakuruhurira umutima. Mbere yaho ho gato hari umugabo yari yamutwaje umusaraba, Simoni wa Arimataya yamutwaje umusaraba kuko yari yakubiswe yavuye amaraso menshi, atakibasha kuwikorera, awumugerezaho byibuza aho ari bubambwe. Nubona umuntu ari ku musaraba wo kwigishwa n'ubukene, uzamuha agasukari byibuze. Uwo musaraba si wowe uzawubambwaho, ariko byibuze muha agasukari umuruhurira umusaraba. Mu nzu y'Imana dukeneye na ba Simoni wa Arimataya bashobora kudutwaza umusaraba bazi. Reka mbabwize ukuri, nakijwe mfite imyaka 10, ku myaka 13 bantangaho kimwe mu 10, ntangira kubambwa ubwo n'ubu sindawuvaho, ariko ndashimira abantu bose bantwaje umusaraba. Hari abantu bantwaje umusaraba we, hari abantu bantwaje umusaraba.
nukuri hari abantu bantwaje umusaraba. Imana ibaha amahoro n'umugisha. Ntushobora kwibagirwa umuntu yagutwaje umusaraba ugiye Igorogota. Nyene si wowe ubambwaho, ariko wagutwaje umusaraba yarakoze. Muri ubu buzima bwo kubambwa, muri ubu buzima bwo guhuza ubuzima na Kristo, muri ubu buzima bwo guhinduka ku ngeso no gusa na Yesu, hari igihe Imana iguha abantu bake bagutwaza umusaraba. Ntabwo uzahura n'abagutuka gusa ku musaraba, abo barahari, ariko izaguha n'abakuruhura. Avuga ati rata uzanyibuka ibwize mu bwami. Igisambo kimwe kiramutuka, ikindi naco kiramuruhura. Murebe hano mbabwira kandi kantu. Tuzarinda dupfa aba bantu babiri batarashira mu itorero. Nubwo wazana abaprofete, abahanuzi bose bakomeye bo kwisi, nubwo inyarugenge mwatumira abigisha bose bari mpuzamahanga bakanyura hano, tuzahora dufite ibisambo bitukana, tuzahora tuzagira n'abandi babambwe ariko bavuga neza. N'umuntu ubwe aremwe n'ibintu bibiri: amaso abiri, amatwi abiri, iminwe ibiri, amabere abiri, amaboko abiri, amaguru abiri, bizahora ari bibiri, ntasho wakora ngo bihindure. Ni ihene n'intama, n'abanyabwenge n'abapfu, n'ubugingo na gihenomu, ni kamere n'umwuka, bizahora ari bibiri. Imana aremye ibintu bibiri. Muzi ikintu kituvangira? Twe turashaka itorero ry'abatagatifu, ntabwo ribaho. Itorero ntabwo ari ihuriro ry'abatagatifu, ni ihuriro ry'abanyabyaha bagiriwe imbabazi, bari mu nzira yo guhinduka. Hanyuma ishukwiye gukora ikintu Imana yahaye abantu itahaye inyamaswa n'abamarayika, umutungo ntavogego, ni amahitamo. Uyu munsi nkwiye guhitamwo kuva mu ihene nkaba intama, nkwiye guhitamwo kuva mu ntege nkagira imbaraga, nkwiye guhitamwo kuva iburyo nkajya ibumoso nkajya iburyo. N'amahitamo yanjye. Icampa uyu munsi ugahitamwo ibyaguhesha amahoro. Yewe ni inzira yo kubambwa. Hari ubwo umuntu akwepa umusaraba ntiyemere kubambwa, agahita ajya kwikuzaho imikoshi n'imikasiro n'akarande, kandi dufite abavuga butumwa babesha abantu bakabibafashamo. Muzi wacu dufite ikiganza gishushe, ni muzi wacu dufite amavuta twakuye mu Isirayeli, muzi wacu. Reka mbabwize ukuri, iyo uri mu nzira yo kubambwa, nubwo usibye kugusiga amavuta make ku gahanga, nubwo bagusiga ingunguru ya elayo, uzakomeza ubambwe. Niba uri mu nzira yo kubambwa, nubwo wahura n'abahanuzi basenga bigahita biba. Kera ndi umusore muto, bigeze kumbwira ngo hari umuhanuzi ngo ahantu ngo abantu basengera abantu ngo bagahita basubizwa. Ndateganyayo i Rubavu. Turicara araduhanurira. Hari abantu babigize akazi. Araduhanurira, angezeho aransimbuka. Ndababara n'ukuntu nateze, n'umubabaro nari mfite, n'umusaraba nari nikoreye. Nanjye mpita ndasimbuka njye hari burangirize. Agiye kungeraho ahita arasoza. Ndarakara. Nibaza n'itike natanze, mpita njya kuryama. Mu gitondo nkangutse soma ijambo rivuga ngo mwituze no mu byiringiro niho muzasubirizwa. Numva umwuka wera ambwira ngo reka ibisazi, tuza umutima nzakugirira neza. Noneho mbabazwa n'ukuntu Bibiliya ari nagiye nyikoreye. Iyo misomera i Kigali ntaratanga itike koko. Kandi koko maze gutuza umutima Imana yarabikoze. Mwituze no mu byiringiro niho muzasubirizwa. Ndabizi ko abantu birirwa biruka mu byumba by'abahanuzi bajya gushaka ubuhanuzi. Turi mu itorero ryemera ko impano z'umwuka wera zikora, ariko niba ugifite igihe cyo kubambwa, ukwiye kwemera umusaraba n'isoni zawo. Ukwiye kwemera icyo Kristo ashaka gukora mu buzima bwawe, hanyuma produit fini izavamo, uzabura umukristo mwiza, uzabura umuntu ukomeye udapfa kugushwa n'ibibonetse byose. Asohoka yiyikorereye uwe musaraba, agera ahantu hitwa Igorogota,
abambwa hagati y'ibisambo bibiri, kimwe kiramutuka ikindi kiramuhumuriza. Dufite abantu benshi bakwefye umusaraba. Dufite abantu benshi badashaka kwemera icyo Imana ishaka guhindura muri bo. Urabona muri iyi nzira naratangaye, uzi ko iyo Yesu ushakase kumukwepa arakwihorera, ariko aragutegereza. Esikariye yose wasimbutse mu nzira ijya mu ijuru uzayigarukaho. Arakwihorera ugatera imbere ukagera ahashoboka hose, ariko ingeso wanze guhindukaho nta hantu uzagiye. Iyo tubambwa, si twebwe tubambwa, ntaco dupfa n'Imana. Imana ntitwanga, irashaka kubamba kamere yacu. Ushobora kunyura kwibuye ukaritsitaraho ugahita urivuma, shitani yanteze ibuye. Kumbe ni Imana yagira ngo ikwereke ko umunwa wawe uvumana ikoresheje ibuye. Niba uri umukristo utinyuka kuvuma ibuye, ejo uzavuma umuntu byemere. Haguhita ubwira Imana ati Imana ndagushimiye ko unyeretse ko umunwa wanjye uvumana, ubu ngiye kwitoza kubamba uko kuvumana kugeza igihe umunwa wanjye uzahinduka ukavuga ibihesha abandi amahoro. Dufite ubwoko bw'abakristo mu rusengero baba basa na marayika w'Imana, ariko iyo umusanganye n'umukozi, ukamusanga hacururiza, ukamusanga mu rugo wenda bashiririje, nibwo umenya neza uwo ari we. Kubera iki? Bakwefye umusaraba, bahinduka abayoboke b'itorero, ntibahinduka kuba abana b'Imana. Niba Imana yaratinyutse kubamba umwana wayo ikamubamba ku musaraba, ntizatinya ngewe. Kandi umunsi umwe Yesu yogeje ibirenge by'abigishwa, arababwira ngo icyo ndiho ndakora ubu ntabwo mwakimenya, muzabimenya hanyuma. Impamvu mwigisha ari we yogeje abigishwa, ariko yagira ngo abigishe ko gukorera abandi ukwiye kwemera kubanza nyine gupfana nawe, hanyuma ukazukana nawe. Umutima wawe ni umuhamya w'ibyo ndiho ndavuga. Urabizi uko wifata iyo ugeze imbere y'icyaha. Iyo uhuye n'ibikugerageza, kuriya kuntu wifata ni wowe ukuri, ibisigaye uribesha. Uko wifata iyo wageragejwe, iriya reaction ukora iyo wageragejwe, ni wowe ukuri, igisigaye no kwibwiza ukuri gusa. Ukavuga tumva ndi umukristo utabasha kwihanganira amagambo, ndi umukristo utakwihanganira ubukene, ndi umukristo. Urabona, kubera ko dufite igihugu cyiza kidatoteza abakristo, dusenga imiryango ikinguye, leta ikabidufashamwo, urabona ko nta mpamvu yo kwigora ngo tuba abakristo bakomeye. Ariko abantu bakirijwe nka Somalia, Sudani n'ahandi, bazi kuba umukristo mwiza icyo bivuze. Ntimwibeshe, uko byatangiye niko bizasoza. Byatangiye babajugunyira intare, bakerezwa inkerezo. Byatangiye abakristo babatwikisha umuriro, niko bizasoza. Iyo urebye imitwe y'iterabwoba ya Kisilamu ukuntu irazamuka ku isi, bakayigwanya Afghanistan ikaza Somalia, iyo urebye izo mbaraga zigamije ikintu kimwe, kugwanya ubukristo. Itorero mu Rwanda ntabwo turimo gutotezwa, ariko abari muri Iraq bazi gutotezwa icyo bivuze. Iyo akijijwe rero ntabwo apfa n'Imana ngo ntiyamuhaye ibiryo, ngo ntiyamuhaye imyambaro. Iyo Imana imuhaye umunsi umwe wo kurama, aravuga ngo shimwa Mana utanga ubuzima. Beneda, mureke tuve mu miteto, tuba abakristo bakomeye, twitoze. Abasirikare b'isi iyo bari mu mahoro, nico gihe boza imbunda, nico gihe bakora amakosi aremereye, nta barabizi, bagira igihe cyo kwitegura. Agahenge babonye nako kwitegura. Twebwe agahenge tubonye nako gusaba ibiryo. Iyo ufashe umusaraba ukawugereranya n'ibiryo, ubu ufobeje. Yesu ntiyapfuye ngo tubone ibiryo, Yesu yapfuye ngo dukire icyaha cyo kwa Adamu, ibiryo n'inyongera. Yesu ntiyapfuye ngo tujye muri Amerika, Yesu ntiyapfuye ngo turongore. Ibyo ni impamba yo mu nzira, n'abapagani barabibona. Ikintu dufite isi dafite ni ubugingo buhoraho.
ni imbaraga z'umwuka wera zishobora gutuma tudasambana hari impamvu twari kubikora. Ni imbaraga z'ubumana zituma tutiba kandi ibyibwa bihari. Ni imbaraga z'ubumana zituma twihanganira ibyo abandi batakwihanganira. Ibyo bintu nibyo dutunze muri twe isi idafite. Ibindi sinzi niba hari ibintu uzagira abandi batagira. Asohoka yikorereye uwe musaraba, hanyuma bamubambanaho n'abandi babiri. Ijambo rikurikiyeho bashira urwandiko hejuru ye, baravuga ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'abayuda. Abantu bashize umusaraba hano barakoze, Imana ibaha umugisha. Nyene umusaraba ndawukunda, nabizi ko namwe muwukunda. Mundebere umusaraba, umuntu yari kuza agasanga hejuru handitse ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'abayuda, hanyuma hasi umusumari uri kuvugiriza. Ariko ubundi abami baba ku misaraba, abami baba ku misaraba. Ntabwo abami batura ku musaraba. Noneho ndebera ukuntu cyanditswe kivuguruza. Hasi umusumari uri kuvugiriza. Ejo nababwiye ngo Yesu bamubambeshije ferabeto ya 12 kandi y'igiheri. Iyo misumari iracahari. N'umusaraba yabambweho nawe uracahari. N'icumu bamuteye mu rubavu naryo riracahari, riri muri mize muri Suisse. Icyo babuze ni ryabuye ryari rikinze imva ya Yesu, ariko ibindi byose birahari. Mundebere hasi ferabeto ya 12 irimo kuvugiriza. Ushima ukuntu byari biremereye, Bibiliya iravuga ngo azagaruka n'inkovu zitarasibama. Ahantu ferabeto ya 12 yanyuze, murumva uko hari hameze. Umusaraba uri kuvugiriza, yambaye ubusa ku musaraba, ariko hejuru yahanditse ngo ni umwami w'abayuda. Ubundi abami ntibaba ku misaraba. Ariko uzi uko mu Baheburayo ko havuga, haravuga ngo yarengeje amaso umusaraba, areba ibyishimo byamushizwe imbere. Nagira ngo nkwinginge muri aya masengesho, urenza amaso umusaraba ubambweho, urebe icyo Imana yakuvuzeho. Ndabizi neza Imana ifite umugambi wihariye ku buzima bwawe. Niwita ku musaraba gusa, ukita ku musumari uvugiriza, ukita ku bakuvuze, ukita ku bitagenda, ukita ku bakwanga, bishobora kuguherana ukibagirwa umugambi Imana igufiteho. Nubwo ari ku musaraba, ariko amaherezo amavi yose arapfukama, indimi zose zihamya ko Kristo ari Uwiteka. Imbaraga z'ubukristo zibahe? Ziba mu kurenza amaso umusaraba ukareba icyo Imana yanditse ku buzima bwawe. Ndakwizeza ko ikizavamo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe gifite agaciro kuruta ibyo urimo kunyuramo. Nta muntu n'umwe Imana yakoranye nawe, nta muntu n'umwe Imana yakoresheje ataranyuze ku musaraba. Mundebere Yosefu yavutse ku mugore wa kabiri, wa wundi se yakoreye imyaka 14. Murabizi ko yakoreye uwa mbere bakamuhindurira, ariko kubera urukundo yakunze umugore nyine yakunze agakora imyaka 14 ngo nkaho ari igihe gito kubera urukundo yamukundaga. Uwo mugore ntabwo yagize amahirwe yo kubyara, yaje kubyara utwana 2 gusa, Yosefu na Benyamini. Ahita arapfa, apfira mu nzira bataragira naho bagiye. Yakobo urukundo yakunda umugore we ahita rukunda abo bana 2 basigaye. Murabizi ko Yosefu yamudodeshereza ikanzu idasa n'iza bene wabo. Yavukiye muri yakonsomye affection yose ikwiriye yase, kandi umuryango ntiwari ukenye, bari bafite ubushobozi bwinshi. Imana iramutoranya Yosefu, imuha amasezerano meza ko azayobora bene se. Ariko Imana nanone mu mahitamwo yayo ihitamwo kumubamba. Rimwe agiye kugemurira bene nyina cyangwa se bene se, iyo bagiye kuragira intama, baravuga ngo dore Karose araje, muze tumwice tumuhambe muri uyu mwobo, tuzamenya amaherezo y'inzozi ze.
bamwambura ikanzu nziza, bamuhamba mu mwobo wacukuriwe kubika amazi. Imana yabigizemo uruhare. Kubera iki? Yagira ngo akura amaso kuri bene se. Murabona ko yarebaga impande hose akabona icyobo, ariko hejuru hari hasigaye hakinguye. Hari ubwo Imana igushira ahantu aho ukura amaso ku bantu bose ukayireba yonyine. Nta tante, nta anko, nta mushahara, nta. Iyo uri mu gihe cyo kubambwa ni ugukura amaso ku bandi bantu bose, mugasigarana nayo muri babiri. Amfite kiriya giti mureba gihagaze, iki giti gihagaze gisobanuye ubusabane ugirana n'Imana muri babiri. Kiriya giti gitambitse ni umubano ugirana n'abandi. Iyo ukuyemo igiti gihagaze, igisigaye gicitwa gukura mu mayinazi. Ugakora ibintu byiza ariko ukabona ntibigenda. Nyene urashaka umusaraba w'igice. Abakoresha social media mwabonye umuntu yashushanije twa dukuru dushushanije. Yerekana abantu bikorera imisaraba barimo kugenda ahantu mu butayu hadasa neza, hanyuma umwe yumva araremerewe ahita afata umusumeno arawukata asigaza ungana n'uwo ashaka. Mu gihe yarimo kuwukata abandi baramusiga. Hari ahantu bageze hatari ikiraro, buri wese agomba kurambikaho umusaraba we. Bararambikaho barambuka, kandi hakurya hari igihugu cyiza kitameze nk'aho banyuze mu butayu. Wa wundi aza nyuma yasigaye awukata arambitseho, asanga igice kiburaho kirangana n'icyo yasize mu butayu. Abandi bamutse. Hari abantu bahisemo kwikorera umusaraba ungana n'uwo bashaka, bakizwa nk'uko bashaka atari uko Bibiliya ivuga. Bahitamwo gusenga uko babyumva, babaho ubuzima bifuza butarimo umusaraba. Turashaka kuba muri comfort, turashaka kuba muri zone imeze neza itagira imisaraba. Ntabwo ubukristo ariko bumeze. Ubukristo ni ukwemera gupfana nawe n'ukuzukana nawe. Ariko ubundi ninde yakubatije? Ibindi ndakubwira wakagombye kuba warabyize mbere y'uko ubatizwa. Nibwo wagomba kuba warabyize. Hari abantu bamaye uburenganzira nasubiramo kubatiza, kuko yabatijwe atazi icyo akoze. Kubatizwa ni ukuba warasobanukiwe ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe, hanyuma ukaba umuhamya wabyo, ukavuga ngo nzaba umuhamya w'urupfu rw'umwami bitewe n'icyo Imana yakoze muri njye. Hanyuma ikindi, niyemeje gupfana nawe, ubwo no gupfa ku ngeso, niyemeje gupfana nawe no kuzukana nawe. Mu gihe mu Kigiriki iyo bavuze ngo umuntu n'umugabo wo guhamya baba bavuze ibintu bitatu. Baba bavuze kuri temwe okirere, wabihagazeho, byabayeho uhari, wabirebesheje amaso. Icya kabiri ni ukuba ubaho ubwo buzima, uviva ubwo buzima. Icya gatatu ni ukuba wemera kubipfira. Dufite abakristo bake babatijwe bazi icyo bakoze. Umuntu yabatijwe azi icyo akoze, arabizi ko akwiye gupfana nawe no kuzukana nawe. Ku kiguzi cyose byamusaba, akwiye kwemera gupfana nawe no kuzukana nawe. Nababwiye ngo niba Imana itaratinye kunyuza umwana wayo hameze hatyo, ntabwo ikwiye gutinya, ntabwo izatinya Desire. Izahanyuza kandi itanyanga, ari ukugira ngo mpinduke uw'Imana yifuza ko mbaho. Asohoka yikorereye we musaraba, bamujyana ahantu hitwa Igorogota, bamubamba hagati y'ibisambo bibiri, bandikaho ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda.